Ndabashuhuje mwese aho muherereye hose, nizere ko mumeze neza kandi gahunda y'iterambere ikomeje. Uyu munsi hajemo akandi close ko kuba twasubiza abantu batwandikira mu buryo butandukanye. Harimo nk'uwatwandikiye kuri email, harimo mwemere no gutanga comment hasi. Uyu munsi rero turasubiza umuntu watwandikiye kuri email, ariko byaba byiza ubutaha agiye yandika muri comment, nabwo igitekerezo cye turakibona. Mbanje kumusuhuza, yitwa Eric, nanamushimira kuba anakurikira ibiganiro dukora, gafata n'umwanya we akatwandikira atubaza. Yes, ntago nabashije kumenya neza ahantu aherereye, ariko ikibazo cye kiragira kiti: ni gute wahinduramo visitors visa ukayikonvertingamo work permit? Hari igihe ushobora kuba uri nko muri Canada ufite visitors visa, ariko ukaba udafite nka gahunda yo kuba wagaruka muri Africa. Ese birashoboka ko visitors visa yahindurwamo work permit ukaba wahamara igihe kirekire? Icyo nabwira Eric nuko muri no mwaka w'2023 iyo gahunda irahari. Ntago bigoye kuba wafata visitors visa ukayikonvertingamo work permit. Noneho birushaho koroha cyane iyo ubaye noneho uri muri Canada nyirizina. Ikindi nakumenyesha nuko ino program nubwo ihari, ntago ari program izamara igihe kirekire cyane. Izarangirana n'impera z'umwaka wa 2023, plutôt umwaka wa 2025. Ubwo rero ku bantu bari muri Canada bafite visitors visa bakaba badashaka kugaruka muri Africa, icyo basabwa ni ugukonvertingamo iyo visa yabo bakayikonvertingamo work permit ibemerera kuba no bakora, kuko work permit yo imara igihe kirekire ugereranije na visitors visa. Cyangwa mugubona ugiye gukora conference cyangwa se ugiye mu workshop. Hano ngiye kukubwira step by step y'ukuntu wabigenza ugakora iyo convert. Nanakwibutsa kuba wakora subscribe kuri no channel yacu kugira ngo ujye ubonera utuntu nk'utu ngutu ku gihe udatinze mu bambere. Kora kuri subscribe, ukore kukazogera, ujye ubona buri kiganiro uko twauploadinze. Buri cyumweru tuzatubamo ibiganiro nka 2, nibidukundira tubigire 3. Iyi ni indi nzira wakoresha ukabonamo work permit, haba kuri wowe uri muri Canada cyangwa se uri muri Africa washakishije akazi online ariko ukabura akazi, ukabura n'umukoresha uguhayaringa. Iyi ni indi nzira yoroshye ushobora kunyura ukaba wabona work permit. Ushobora gukoresha hotels, conference cyangwa se tourism, ukajya gusura ibintu nyaburanga, zoo, library, museum, ibintu bitandukanye. Reka wenda dufate urugero ko ugiye nko muri conference cyangwa se tourism attraction. Urumva ibyo bizagusaba kuba ufite accommodation, ufite ahantu ho kuba, ufite hotel reservation, za documents zawe zose uzibitseho, harimo marriage certificate na document igaragaza imitungo yawe, ufite aho yabiri hose. Urumva izo document nizo zizagufasha kubona visitors visa mu gihe uzabuje muri conference, tourism ndetse n'ama workshop. Noneho ugeze muri Canada kuri ya visitors visa wamaje kubona, ariko nta gahunda ufite yo kugaruka. None urasabwa gukora iki? Kuko visitors visa itamara igihe kirekire, ni byiza ko wakwihutira guhita uyikonvertinga ugashaka work permit.
ikintu cya mbere ugomba gukora ni iki? Hita utangira gushaka akazi online. Iyo uri muri Canada, kuba wabona umukoresha employer uguhayaringa ni ibintu biba byoroshye cyane. Ushobora no kumusanga kuri ofisi ahakorera ukaba wabona akazi. Akazi kaba gahari, ariko nyuma yo kubona akazi hari ikintu ugomba kwitondera. Niba umaze kubona umukoresha uguhayaringa, make sure ko afite LMIA. LMIA ni iki? Ni Labor Market Impact. Niba usanze umukoresha wawe ayifite, it is good, bivuze ko yemerewe gukoresha abanyamahanga. Ni nk'icyemezo cyemerera abakoresha kuba bahayaringa abakozi b'abanyamahanga. Ubwo rero ni ingenzi kubanza kumenya ko umukoresha wawe ayifite mu gihe wifuza kuba wahita ukonvantinga ya visitor visa uyikonvantingamo work permit. Iyo uri muri Canada, kubona umukoresha nk'uwo biroroshye. Iyo umaze kumubona, igikurikiraho ni ukuguha job offer. Ukimara kubona job offer, ni uguhita uyikoresha applyinga usaba ya work permit. Gukora application usaba work permit bikorerwa online kuri website bita CIC website. Ndaza kugusigira link muri description ushobora kwifashisha applyinga. Iyi program mwibutse ko irakomeje kugera muri 2025, mu mpera z'uwo mwaka wa 2025. Ubwo rero kuri wowe wifuza kuba wakonvantinga visitors visa bagukabona work permit yagufasha kumara igihe kirekire muri Canada unahakorera, amarembo arakinguye. Ino application irakomeje kugera muri 2025. Ikindi kibazo wagira, haba kuri ibi tumaje kuvugaho ndetse n'ibindi bitandukanye muri rusange, ushobora kutwandikira muri comment cyangwa se ugakoresha email tuzayibona, kandi twishimira ko mudukurikira ndetse mukaduha n'ibitekerezo byanyu. Ciao, bye.